Yumvise urugi baruhonda cyane benda kurukuraho. Muri iryo joro yarararanye n'umwana we muto wari ukiri ku ibere, ariko amaze gukuraho ku buryo yashoboraga no kumara iminsi inatonse. Yari hafi gucuka, gusa mama we yari yararimugumishijeho ngo azaryikureho. Uko bakomezaga guhonda urugi niko ubwoba bwarushagaho kumwica, kuko muri iryo joro umugabo yari amaze iminsi itari mike agiye ku rupagazo. Kubera ko idirishya ryari riri ku irembo, batangiye kurihondaho, maze ubwoba si ukumwica bwikuba inshuro amagana. Mu gihe yarakomeje gutetera yibaza abo ari bo, umukobwa ari hanze witwaga Meline yatangiye kumuhamagara ati Zara, mbabarira ukingure. Zara yumvirije neza, yumva ari kumwe n'abagabo. Yaramubajije ati abo bagabo muri kumwe ni bande? Nawe ati wowe ukingura urababona. Mbere yo gukingura yabanje kubyutsa umugore akodeshaga ahagana mu gikari, abyutsa muramukazi we abona gukingura. Agikingura abo bagabo binjiranye mu nzu y'ibibando. Bari abanyerondo, abashinzwe umutekano basanzwe bo mu mudugudu, umuyobozi w'umudugudu hamwe n'uw'akagari. Binjiye mu cyumba cya muramukazi wa Zara, uwo akaba yaritwaga Lilite. Bamaze kugeramo dore ko nawe yari yabyutse, begura matera bakuramo igikapu cyari kirimo. Barasohotse bahagarara hanze, maze Zara na Lilite nabo bahagarara mu muryango. Abanyerondo n'umujinya mwinshi cyane batangiye kubabwira bati nimwagira amasasu muri inzu mudafite imbunda, nimugire vuba muzizane. Munsi y'amatera bari bakuye igikapu kirimo amasasu 10. Bateza ari ubwo bamubaza ukuntu basanga amasasu mu nzu ye, ndetse batitaye ko yari afite akana gato cyane. Batangira kuvuga ko we na muramukazi we Lilite bagiye kubajyana kuri polisi, bagasobanura uko batunga amasasu mu nzu yabo. Abo bagabo bakomeje kumutera ubwoba bati ko tubizi ko umugabo atari umusirikare, uwo mwishe mukamwaka imbunda n'amasasu ninde? Imyenda yari yambaye mwayishyize he? Ese muzi ko imyenda ya gisirikare ari iy'igihugu? Murabizi neza ko amasasu ari mu bintu bihenda cyane, ku buryo mwebwe mwaringiye mukaba mufite 10 yose, naya gusa mufite se? Basubiye mu nzu baterera ibintu byose hejuru ngo barebe ko batabona imyenda ya gisirikare, imbunda cyangwa andi masasu. Icyakora barabibuze, bakomeza kubona ibyo ngibyo bari bafashe. Umuyobozi w'umudugudu yaramubwiye ati rero Zara, ntabwo byemewe ko umuntu usanzwe nk'abatunga amasasu mu nzu atabifitiye uburenganzira, kuko ibi birebana n'umutekano w'igihugu. Ibi ni ibintu bigenzurwa cyane, urumva ko warengeye bikabije. Nsanzwe mbazi urugo rwanyu ndaruzi. Ese umugabo wawe Varidani ari mu mutwe w'iterabwoba runaka? Ubundi se ari he? Noti nyaboneka, sinzi uko amasasu yageze muri iyi nzu. Mwabibaza muramukazi wanjye Lilite, kuko niwe muyasanze munsi y'amaterera aryamyeho, kandi uko bigaragara mwaje muzi ikibazanye. Amakuru yose murayafite. Kuki mutagiye ahandi se mukaza mu rugo rwanjye kandi muhita mukomereza munsi y'amatera? Uko mwari mufite amakuru? Umuyobozi atari kurabizi ko amategeko ahana gutunga, gutwara cyangwa guhisha intwaro n'amasasu mu buryo butemewe, kandi iki cyaha kiratuma ufungwa, uhanishwa gucibwa amande, nureba nabi baguha ibihano bikomeye. Kuko uyu mukobwa hano haba nk'umushyitsi, wasanga yararaga hejuru atabizi. Zara yikanzemo, yumva baramutse babifashe bari iki cyaha cyamuhama, kandi watarazi ko aya masasu ahari. Ariko kuvuga ko ubwo ngubwo Lilite yararaga hejuru atabizi, byarumvikanaga nyine ko icyaha cyari kumujyaho. Icyakora umudugudu wari uzi neza Zara yarabizi ko waba Lilite bafite umusore w'umusirikare. Baramuhamagaye bamubaza ukuntu mushiki we yaba arara hejuru y'amasasu, agerageza kubasobanurira muri make ko yaba yarahageze, avuga ko wenda ari Lilite wayakuye mu rugo akayahazana. Lilite ntiyakomeje guceceka, avuze ukuri, uretse ko yararakariye cyane Meline wari umutanze akazana nabo bose. Meline yari inshuti, gusa hari hashize icyumweru bashwanye cyane bapfa umuhungu. Guhita mubona azanye abashinzwe umutekano byatumye atekereza ko yifuzaga kumufungisha. Nubwo yari yarigize agashyano yarananiye Zara, yapfukamye asaba imbabazi, aratangira ati mubabarire rwose, ninjye wayahazanye. Zara yabarenganye, uko musaza wanjye bivuze niko biri. Zara we ntiyaranazi ko aya masasu ahari. Aya masasu niyavanye iwacu mu rugo, musaza wanjye yaje kudusura arayibagirwa. Njye na mama twari tubizi ko ahari, kandi igikapu musaza wanjye yari yaribagiriwemo cyari kirinzwe cyane, mu rugo nta muntu wakoraho. Isaha ku isaha twari tubizi ko azongera akanyaruka akaza kuyafata, kandi natwe twari tubizi ko gutunga amasasu mu nzu yacu ari ikosa. Ariko mama twaje gushwana, tugira ibyo tutumvikanaho, nsanga nta wundi buryo nakorera butari kumuhangayikisha nanjye ngo nanamuteranye na musaza wanjye. Nacunze adahari, mfata igikapu yari arimo nyazana hano mu ibanga rikomeye, nyashyira munsi y'amatera ahagana mu mirambizo. Narinzi ko umunsi umwe musaza wanjye azaza kuyareba mu rugo akayabura, nawe agatunganya mama cyane. Umuyobozi w'umudugudu yaramusetse, ariko anabazwa n'ubugome yarabitse mu mutima buvanze n'ubucucu. Nawe mu kumutera ubwoba ati isasu rishobora kuguturikana. Nubwo yamubeshyaga akaba yaravuga ukuri guke cyane, yamubwiye ko yashoboraga kumuturikana kubera ko yararaho byari gutuma ashyuha cyane agaturika, maze inzu yabo igashya. Abaturage bari batangiye guhurura, bagize ubwoba, batangira kuvuma Lilite bavuga ko ari ishyano, umwicanyi, umukobwa utagira umutima n'ibindi. Ikibabaje ni uko yari akiri muto cyane, ataranagera ku myaka 20. Zara yamwenyuyemo kuko icyaha cyari kimuvuyeho. Nibura bari bagiye kumuhanira muramukazi we waramuzengereje kuva yahagera. Yendaga kumutera gusara kubera kumukorera amakosa menshi. Umugabo we akaba musaza wa Lilite, wakamushyigikira ntiyemere ko mushiki we yakora amakosa na make.
kugira ngo umukobwa aze kubana na musaza wari ufite umugore, uwo mugore akaba Zara wari ufite akana gato, nuko bo byasaga nk'aho barambiwe ingeso ze mbi, bumva ko najya kwa musaza we wenda azagenza gake akitwararika. Bari banahamwohereje ngo yige imyuga kuko ishuri ryo tayari yari yamaze kurivamo. Byatangiye umukobwa ari gusiba ishuri kenshi, akagira ibigare by'abandi bakobwa bagendanaga. Abo bakobwa bari barihurije hamwe, bareka imirimo y'iwabo, bivanga n'abandi basore b'imburamumaro muri karitsiye, barigize ngo bashinze itsinda ry'ababyinnyi b'indirimbo zigezweho. Inzozi zabo kwari ukuzagafata bakaba baririmbyi n'ababyinnyi ku rwego rw'igihugu, bakaharenga bakaba mpuzamahanga. Iyo babaga bahuriye hamwe kuko barabyinaga kakahava, indirimbo zose zigezweho babaga bazize, kandi umuntu wari kubarebera kure atanazi ibyo kubyina ntiyari gutinda kuvuga ko ari ababyinnyi beza. Bifuzaga kubivana ku rwego rumwe bakabigeza ku rundi, ariko imico mibi babivangaga nayo ntiyari gutuma bagira icyo bageraho. Mbere na mbere bajyaga kubyina mu masaha yo gufasha ababyeyi babo akazi ko mu rugo. Ikindi babikoraga bose baravuye mu ishuri, harimo n'abatari bakagejeje ku myaka 18. Bari bakiri bato, umukuru muri bo afite imyaka 19 gusa. Muri icyo gihe babyinaga, iyo babaga bahuriye hamwe, bapangaga no kuzana akantu ko kunywa ngo nibyo bitanga morale cyangwa vibes, ku buryo babyinaga noneho nk'abatagira amagufwa. Iyo barebaga imico y'abandi babyinnyi mu mavideo, babonaga ukuntu babayeho bakifuza kumera nkabo. Mu mashusho bo babyinaga batumura ibitabi binini, bakabyina banywa amayoga akaze, cyangwa se abakobwa babyina za mbyino zo kwikuba ku bahungu bunamye, zirimo kumansura n'ibindi. Nabo rero bigiraga inama yo kubishaka, bagashaka inzoga z'ibyuma n'udusigara duto bakabitumagura, bakabyina ibimansura n'izindi mbyino z'amabendova. Ni ahantu bahuriraga hakundaga kunyurwa n'abantu benshi, mu gisambu bari baherutse gusaruramo imyaka ahantu hegereye ishyamba. Kubyina izo mbyino rimwe na rimwe banacomye, byatumye bishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Lilith wiyumvaga yishimiye iyo yabaga ari kumwe n'abo basore babyina, ari kumwe n'abagenzi be b'abakobwa, bakanywa amatabi n'amayoga, bakarenzaho no gukora ibyaha by'ubusambanyi muri ayo mashyamba. Abo basore nabo bari gukora buri kimwe, bagafatisha abo bakobwa, ku buryo bamwe batangiye kujya biba ibishyimbo iwabo bakajya kubigurisha kugira ngo babone amafaranga. Nta kazi bagiraga, ariko bakifuza kubaho nk'ibyamamare by'ababyinnyi babonaga mu ndirimbo zasohokaga muri iyo minsi. Kubera ko abo basore bari barabitangije, batangiye kubwira abakobwa ko nabo babishoboye bajya bazana udufaranga duke bakongeraho, nibura buri uko baje kubyina buri wese akaba afite icyuma cyari buze kunywa no gukoresha abyina, kandi hakaba hari amasigara ahagije. Inzozi zabo zari z'uko umunsi umwe umuhanzi wa danje azabahamagara akabasaba kugaragara mu mashusho y'indirimbo ze babyina. Bifuzaga ko uwo munsi uzagera ari abasirimu mu kubyina, bazi kubyina banywa amasigara, mbese buri kimwe bakizi, kwaba kumansura, kubyina abakobwa bari hasi, cyangwa se abasore babateruye, kubyina zuke zisaba kwegerana bidasanzwe, n'izindi mbyino zituma imibiri kubana. Kubera ubwana bari barimo, imyaka yabo ari mike bashyushye, bumvaga aribwo buzima bakwiriye kwiberamo, bigira ibirara kurushaho. Lilith nawe yakundaga aho hantu kurusha ibindi byose, kurusha iwabo mu rugo, ku ishuri cyangwa mu rusengero. Yageze ahabona ko bamucishamo ijisho nawe aramutse agumye gutyo, ntageza n'uduceri ngo bakoteze bagure ibyuma byo kunywa. Niko gutangira kwiba iwabo ibishyimbo, amafaranga n'ibindi byose byashoboraga kuvamo ayo guha bagenzi be ngo bagure ibyo byuma. Muri iyo minsi ho byarakabije cyane, bigera ku rwego rukomeye, aho noneho yatangiye kujya amara iminsi irenze ibiri ataragaruka mu rugo, akamara icyumweru, kandi akabifatanya no kuba yagiye abanje kubasahura imyaka nk'ibishyimbo. Mama w'ikintu cyamushenguraga umutima ni ukuntu yari yaravuye mu ishuri kandi baramuhiraga amafaranga menshi. Umukobwa bamurihiraga ibigo bihenze ararenga rivamo. Uko gukomeza kwiyandarika, kubikirara no kwihindura umusinzi kabombo, bo babonye nta yandi mahitamo yo kubimucaho atari yo kumwohereza kwa musaza we, aho yari kuba agiye kure y'icyo kigare. Nanone yari kwigiraho gusuka imisatsi. Yahaje Zara atabishaka kuko iyo mico mibi yose yarayimuziho, kandi Lilith yari yaramukosereje imbere yaho. Agikora ubukwe niwe wamwaritse, ariko ibyo yamukoreye muri iyo minsi ya mbere ntiyigeze abyibagirwa na gato. Yabanje kubwira umugabo we Varidani ko adashaka mushiki we mu rugo, ararakara cyane yenda no kumukubita amuziza ko adakunda abo bavukana. Umugore yaratuje aramureka. Icyo gihe Zara agishakana na Varidani, mushiki we Lilith yaramwaritse. Rwose yigize umwana mwiza, amwitaho, bakajya baganira bagatera story. Ariko umukobwa yagiye kugenda ntiyavuga, agenda asimbutse igipangu kubera ko yaribye imyenda yose ya Zara. Kandi mu kuyiba nta mwenda mwiza yasigaje, yose yarayitwaye. Icyo gihe Zara yarakiri umugeni, ntiyasakuza cyane, abibwiye umugabo we, nawe ati tuzagura indi, mushiki wanjye mwihorere, buriya wasanga yayikunze akabura ukayigusaba, kandi agatekereza ko nayigusaba urayimwima. Zara yaratuje, gusa atangira kumukemanga, yibaza uko noneho mu gihe yazaba yaramenyereye yazamwitwaraho, niba mu minsi ya mbere aza akamutwara imyenda. Varidani nawe yasaga nk'uwaruzwe na mushiki we Lilith. Ikintu nk'icyo nticyari cyo kwihanganirwa na gato, nyamara yabifashe nk'ibiraho, ntiyabitindaho, niba anabiganiraho cyane. Varidani yavugaga ko mu bantu bavukana akunda cyane, Lilith abanza akanikurikira. Icyo gihe rero bajya kuhamwohereza, Zara yagizemo ubwoba kuko yari yibutse iyo minsi, ariko ntiyari kubuza umugabo we Varidani ko bahazana mushiki we, ubwo akaba muramukazi we. Yaratuje baramuzana. Varidani yajyaga mu kazi agataha nimugoroba, ntiyari yakagiye gupagasa kure. Bakiriye umukobwa ngo azahabe anige gusuka, ashaka umwuga kuko ishuri rye yari yaramaze kurikatira. Aha hagereye kuko umugabo atirirwaga mu rugo, Lilith yigize nabi kuri Zara arenze urugero.
yiyicariragaho ntakore umurimo n'umwe, ntamufashe gushaka ibyo guteka cyangwa se ngo ateke ubwabyo, no koza ibyombo bikaba mu gihe yabishatse. Icyari giteye umujinya ni uko atanashoboraga gusukura icyumba cye, ni Zara wajyaga yakamukoropera. Uwo mukobwa w'imyaka yageraga hafi muri 20, dore ko ibibazo yanatezaga koko byari bikomeye, yarakisanga asobye ku buriri rimwe na rimwe, kwanika matera ntiyabikozwaga. Zara wabaga azi agaciro kayo adashaka ko isaza mu minsi mike, niwe wayimwanikiraga ngo agabanye n'umunuko mu nzu. Akazi ko gukora amasuku mu cyumba cye kari karemereye kuruta ibindi byose, yumvaga kazamuheza umwuka rimwe nareba nabi. Ariko umugabo we yakundaga mushiki we cyane, yataha akamuzanira ibintu byo kunywa cyangwa akamuzanira amabiswi. Zara ntiyari kubona aho ahera amuregera, Validani ntiyashakaga no kubyumva. Ubwo kandi aho ni mu minsi ya mbere akihagera, akivuga ko agiye kubanza yaruhuka mu mutwe akabona kwiga ibyo gusuka. Hashize ukwezi yirirwa mu rugo, yatangiye gukora ibara bitavugwa. Aho muri za karitsiye yahabonye ikindi kigari cy'abakobwa n'abahungu bavuye mu ishuri basuzuguraga ababyeyi. Guhera ubwo yajyaga mu cyumba cya Zara na Validani agafata imyenda ya Zara nawe areba akayambara agahita agenda. Zara rimwe yagerageje kumubaza ngo ugiye he, kuki wambaye imyenda yanjye, ubundi kuki utanyubaha ngo natinye kuza mu cyumba uko wishakiye? Maze aramusomera cyane ati warabyibagiwe mada, inzu ni ya musaza wanjye wayijemo yuzuye, ujye wibuka ko mutayubakanye, wowe urifata ukanshingaho ngo nza mu cyumba cyanyu. Njye se ndende, sindi mushiki wa Validani, ntiwadusanganye? Wibwira ko wabaye umugore we mbere yuko mba mushiki we, maze ukaza wasama ngo nambaye imyenda yawe? Si wowe ubwo ukayigura, wowe ugaramye ukeneye gutamikwa nk'icyana cy'inyoni? Ujye ungabanyaho ubucucu. Ayo magambo yababaje Zara aramukorogoshora. Guhera uwo munsi ntiyongera kumuvugisha, aramureka akora ibyo ashaka. Lilith nawe yafatiyeho agataha nijoro gusa, yagendaga mu gitondo akagaruka yasinze ahita aryama. Iyo yabaga yiriwe mu rugo, yirirwanaga n'abantu batandukanye yabaga yahazanye. Ibyo kwiga gusuka Zara yibazaga igihe azabitangirira akayoberwa. Umukozi wo mu rugo witaga ku mwana wahabaga mbere yuko Zara hagera, batangiye guhuza baba inshuti. Rimwe na rimwe akamushuka bakajyana hanze bakajya gusangira amayoga bagurirwaga n'abasore. Ibyo nabyo Zara yarabirenze arabyirengagiza. Yageragezaga kubwira Validani ngo bamugire inama, akamubwira ko ari udashobotse, kakwiriye kureka umwana akamenyana n'abantu bo muri izo karitsiye. Ahari nuko yabaga yiriwe mu kazi atazi ibyo yirirwagamo, kandi nijoro yabaga avuye kunywa akamusanga ntacyo yavugaga. Na Lilith yahitaga ajya kwiryamira, Validani akumva ko ubwo atangiye kumenyera karitsiye. Iyo rero Zara yamuregeraga, Validani yaramubwiraga ati ntacyo twaba dukemuye turamutse tumubwiye ngo atahe, kuko yaje hano mu rugo bifuza ko tumufasha, ntuzatume yivumbura ngo agende. Icyakora nubwo babaga barebana y'ingwe, rimwe na rimwe Zara na Lilith baraganiraga bagaseka, kuko Zara wifuzaga kubona ahera amugira inama. Icyamubabazaga ni ukuntu muri abo bantu bose yazanaga iwe bakahirirwa cyangwa se bakaharara babaga barimo abasore. Ikindi cyamubabazaga ni uko rimwe na rimwe yafataga umwana we muto akamujyana mu kabari, akanywa inzoga amufite akaza kumutahana. Umukozi wo mu rugo we ubwo yari yarahise agenda. Muri iyo minsi Zara yakoze uko ashoboye barahuza, ku buryo bapanze no kujya gutembera. Yabanje kubwira umugabo we ko bagiye gutemberana ahagana saa 11. Icyo gihe Lilith yagiye ahetse umwana, babaye inshuti mbese. Bagarutse nka saa 2 z'ijoro, kuko bari banyuze kuri mucuti wa Zara biganye w'umuhungu wabanaga n'undi musore, akabaha ibyo kunywa bajya no gutaha bombi bakabaherekeza bakabageza mu rugo. Bakibagezayo abo basore basubiye inyuma, ariko Validani yari yaragaye cyane, akora ikintu cyashinguye Zara umutima bidasanzwe. Nubwo bwose bari bajyanye gutembera ari babiri bari kumwe n'umwana, Validani yasabye mushiki we kwinjirana n'umwana, akinga urugi rwo ku nzu, maze umugore amugumisha hanze avuga ati wari wajyanye mushiki wanjye mu byaha, wari wagiye kumwigisha ubusambanyi, usigaye unca inyuma, none wafashe mushiki wanjye umujyana mu basore, warasaze. Aya masaha niyo mwari kugarukiraho? Kandi Lilith we yayarenzaga ari wenyine bakamukingurira. Zara yararanye agahinda, ababazwa n'uko umugabo we yakundaga mushiki we cyane akarenza urugero, kandi koko yari yaramubwiye ko mu bana b'iwabo Lilith ari we bahuzaga cyane. Mu minsi yakurikiyeho, Lilith wazanaga abantu mu rugo barimo na Merine, noneho yatangiye kwiga gusuka. Yabyigaga uko yiboneye, rimwe na rimwe agasiba, ubundi akajyayo yarayanywe afite imbaraga nke. Ibyo byose byabaga Validani aba mu rugo ataha nimugoroba, ariko ntiyabaga ashaka no kumva ko mushiki we afite ikosa. Umunsi umwe barabyutse baramubura, bamuhamagara kuri telefone ababwira ko yagiye kure. Baraperereje babaza na Merine wari utuye muri karitsiye zo hafi ahagendera mu kigare cye, ababwira ko yagiye gukuramo inda. Ba basore bari barageze aho bamutera inda, aho kwemera umwana ajya kumukuriramo kure. Aho yagiye gukuriramo inda yabuze amafaranga yo gutega ngo agaruke. Aho kugira ngo Validani ababazwe no kuba yagiye gukuramo inda, we yababajwe no kuba yagiye kure. Aramubaza ati ubu se ko wagiye kure, iyo uva amaraso menshi byari kugenda bite? Basi wari kujya hafi? Byarumvikanaga ko amushyigikiye, kubera ko nta tike yari afite Zara yarayimwoherereje. Ariko umukobwa yarayiriye yanga kuza, ndetse nyuma yahamagara iwabo batakira ko atari kubona uko ataha ngo ave ku nshuti yagiye gusura ko yabuze itike. Yarababeshye ko yagiye gusura inshuti. Iwabo barayimwoherereje, ariko bamusaba gusubira kwa Zara. Yarahagarutse, ahageze nabwo Validani ntiyamubaza ku byo gukuramo inda, aramwihorera baganira ibindi nkaho nta cyabaye. Zara ntiyari gutinyuka azana icyo kiganiro, yabonaga ari bo bizira ahubwo.
Hadaciye iminsi myinshi bimukiye ahandi hantu hatari kure y'aho ngaho babaga. Bahageze Validani yagiye mu murwa bari hajya gukorera. Yarabasiganye ari babiri kandi ntibumvikanaga na gake. Uwo mukobwa yakomeje imico ye, akomeza kuzana abasore bakaharara bakahirirwa. Zaramenyera ko ubwo ari bwo buzima azabanamo na muramukazi we. Rimwe muramukazi we yakumbuye iwabo maze afata umwana wa Zara amujyanayo. Umwana yari atangiye gucuka ku ibere ariko yari acyonka mu byumvikana. Uwo munsi wije batagarutse, Zara aratuza ati ubwo umwana yari kwa sekuru kwa mabukwe aho nta ribi. Yiriwe mu rugo nabwo bwira batagarutse. Lilita ajya kugenda yari yamubwiye ko ari bujye gusura iwabo, avuga ko aragarutse atwara umwana amubwiye ko adaheruka kwa sekuru, bityo ko aramujyana akabasohoza nawe akajya mu birori yari yatumiwemo. Uwo munsi baraye bataje, ku munsi ukurikira nabwo birangira atagarutse. Amuhamagara kuri telefone amubaza uko byagenze, amubwira ko ari kwitegura ngaze. Yarategereje araheba, burira hakurikiraho undi munsi. Ku munsi ukurikira yabonye ibyabaye birebire ajya kumwirebera kwa sekuru kuko igituza cyari cyaremereye kubera kutonsa kandi yaronsaga n'umwana asigaye arararira. Yahise ajya kumurebayo asanga umukobwa adahari, nabo bamubuze. Bari babisikanye kuko yaratashye asanga Lilita yagarutse mu rugo ari kumwe n'umwana. Yari yaje atabwiye iwabo kagarutse. Icyamubabaje nubwo yari kumwe na Meline yafataga nk'amayibobo. Karakarara kubabonana byaramubabazaga, kandi burya bari baranajyanye aho hantu yavugaga ko agiye mu birori. Bakiraho mama w'umukobwa yaje basakuriza cyane Zara ngo umwana we baramuraruye ngo aragenda akamara iminsi adataha mu rugo ari we wabiteye. Zara yashatse kwisobanura ariko uwo mugore amurusha urusaku. Zara yaramubwiye ati Meline ntazangarukira mu rugo. Lilita arabiseka nkaho yaravuze ibintu bidashoboka. Icyakora mama wa Meline yaravuze ati ntatahe iwanjye. Zara nawe yabwiye Lilita ati Meline ntari burare hano. Yafashe umwana bamwita arateka bararya, ariko mu museso Zara yarabyutse abona Lilita na Meline barayeho ngaho kandi yari yamubujije ko harara, yanasabye ko atazahagaruka. Ibyo siko byagenze. Umukobwa yabonye Zara amaze kuryama yinjiza Meline mu nzu araharara. Inzu yari ngari irimo ibyumba bitegeranye kandi ntiyajyaga mu cyumba cye ko yiboneye, kereka iyo yumvaga hajemo umuntu kwa matera atanikaga. Rero yarabyutse amubona aho ngaho aratungurwa. Zara yarakaye kurushaho, amagara umugabo amubwira ko kugasuzugura karambiwe. Yamuhamagaye yarakaye cyane, ibyo kumujenjekera bivuyemo. Yamubwiye uko byagenze, amusaba kugira icyo abikoraho wenda akirukana mushiki waho ngaho. Nyamara Validani wo kumwirukana yamuhamagaye nk'uwo yarafitiye urukumbuzi mu buryo bwiza cyane amwubashye. Aramubwira ati basi ugabanye gusuzugura umugore wanjye, niko yambwiye ko utari kwitwara neza. Bakomeje kubana batyo, gusa muri iyo minsi Lilita ashwana na Meline. Uko gushwana byatumye amara iminsi atagenda, yanagenda agataha kare. Muri iryo joro rero abo bayobozi bari baje basaka ayo masasu. Lilita yabyumvaga neza ko nyine Meline abazanye kuko bari bashwanye bapfa umusore bose bari bakunze. Lilita agashaka kumutwara kandi Meline aramukundaga urwo gupfa. Maze Meline hazanye abo bantu ashaka ko bamufunga, bagasigarana n'uwo musore mu mahoro. Mu gihe bajyaga mu tubari dutandukanye, hari kamwe bagezemo bahura n'umusore mwiza cyane ariko nawe wari umusinzi. Yikundiye Meline atangira kumugurira bakanabyinana. Lilita yatangiye kumwihunzaho amusaba nimero, anamuzana kumusura aho kwa Zara araharara. Meline yarabimenye ararakara cyane, aribwira ati aho kubura umusore nkunda kubera Lilita, reka Lilita bari we nigeza ku ruhande. Ikintu ngomba kumukorera nta kindi. Nzi neza ko kwa Zara habitse amasasu ya musaza we. Yarayanyeretse. Nzabibwira abayobozi babe bamufunga kuko gutunga amasasu ni icyaha. Uko yabyifuzaga niko byagenze, akibabwira baza gusaka. Ariko nanone Meline yabanje gufatwa n'abanyerondo kubera gutaha nijoro, bamufasha ahita babwira iby'amasasu mu gihe yateganyaga kuzabifatira undi munsi akabibabwira. Nifuzaga kujya kurara muri gereza wenyine. Niko kubivuga abanyerondo bagakusanya ba mudugudu n'uw'akagari n'abashinzwe umutekano bo mu mudugudu bose. Bamaze kwagera rero ayo masasu bakayafata koko, bahamagaye polisi izana pandagari bashyiramo Meline na Lilita. Zara we baramureka kuko nta kosa yari afite muri ibyo. Icyakora muri gereza bamazemo umunsi umwe gusa barabarekura. Amasasu yagezwe ku kigo cya gisirikare musaza we yabagaho. Nawe yari kubizira kuko ubusanzwe nta musirikare wemerewe kujyana iwabo amasasu n'imbunda ku buryo yanabihasiga kuko bishobora gushyira mu kaga umutekano w'igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iby'icyo kibazo babikemuriye mu gisirikare, Zara ntibamenye uko byagenze. Gusa uwo musore yakomeje kuba umusirikare. Noneho Zara yarabonye urwitwazo ku buryo abantu batangiye kumva ko Lilita ashobora kuba amubaniye nabi. Igitangaje kandi ni uko we na Meline bavuye muri gereza biyunze. Babajyanye kuri polisi babafungira mu cyumba kimwe, batangira kuganira, birangira ikibazo bagikemuye. Meline yamusabye imbabazi, aramubwira ati kuzana umuhungu nkunda iwanyu ukemera ko murarana byarambabaje, numva nta kibi ntagukorera. Lilita yarabizi ko yakosheje, nawe amusaba imbabazi. Uwo musore nubwo bamukundaga barabibonaga ko n'ubundi yigera mu bandi bakobwa. Ikindi nanone kubazana aho ngaho muri gereza bari babizi ko bitavuze ko bari bufungwe, ko ari ukuhabazana gusa ngo bitekerezeho.
kubera ko bari bagiye kuhamara amasaha menshi ari babiri, bahisemo gusabana imbabazi bakareka kurakaranya. Ku munsi wakurikiyeho bamaze kubafungura, ubuyobozi guhera ku nzego z'akarere bwaramanutse ngo abo bakobwa babagire inama ndetse n'abandi bana bose. Muri ako gace hari harimo abana benshi bavuye mu mashuri biyandarika, bishora mu biyobyabwenge no mu rugomo, mu bujura no mu bindi byaha. Hari haje abasirikare, abayobozi bo mu karere, ab'umurenge, kugera ku bo mu midugudu, babaganirije babihanangiriza, babwira ababyeyi bari bafite abana batega ibihano byari bibategereje ku buryo bahavuye bahabutse. Icyakora Zara na Lilith ntibahise bumvikana. Mbere y'uko ataha agasubira iwabo, yongeye gukurana na Merine, atangira kujya afata imyenda ya Zara noneho akayimutiza kuko yari yarabyibushye itakimukwira. Ibyo byarakaje cyane Zara kuko aho kugira ngo Lilith nibura bari we wambara imyenda ye, yayihaga Merine. Zara yabonye umugabo atari bumwumve, ahamagara ba se uko basaba kuza kuhamuvana. Baraje babwira agahinda kose yahuye nako kuva yahagera, birangira Lilith bamusubije mu rugo. Yagiye atazi no gusuka kuko akibaho yitwaraga nabi cyane ntajye kubyiga. Zara noneho yatuye agahenge. Aho umukobwa agereye iwabo yamaze iminsi aryamye, ariko agatima ke kahoraga karihareha, kumva ashaka icyo kunywa, ashaka guhura n'abagabo. Yavuye mu rugo yerekeza ku kabari kari kure y'iwabo, kugera aho hantu yahagendaga nk'isaha yose. Yanyuze ku tubari twinshi, ariko ako ngako niko birakundaga kujyaho, agahurira n'abasore bakamugurira amayoga, yabishaka akajya kuraza bamwe. Ibyo rero yarabikoraga iwabo ntibabimenye. Yarakumbuye kujyayo, yibye ibishyimbo ajya kubigurisha ngo nabura umuntu umugurira inzoga ze kwigurira. Amaze kugerayo yahasanze umugabo, ariko we yabonye ari umusore. Uwo mugabo yari umuhehesi aca inyuma umugore we. Akayoga kari katangiye kumugeramo. Akibona Lilith aje mu kabari kuko ari yambaye ijipo ngufi cyane, yamusabye ko agenda akamuhobera. Lilith ubwo yarafatishije, uwo gusangira nawe ntakore ku mafaranga ye yaramubonye. Yaragiye aramuhobera. Uwo mugabo witwaga Farani akomeza kumwiyegereza, ndetse yahamagaje icyo kunywa, batangira gusangira nubwo bwose bari bataziranye. Lilith utaraherukaga inzoga yayinyweye agotomera. Uwo mugabo abonye ko afite inyota amugurira indi. Yabonye ko amufatishije maze nawe atangira kumukorakora kuko yari yambaye akajipo kagufi. Yatangiye kumufata ku bibero, kandi mu kabari hari harimo abandi bantu, bamwe bakajya babareba, abandi bakiganirira batabitayeho. Bakomeje gusangira, icupa rya kabiri naryo ribarishizemo, amagaza irindi rya gatatu. Mu kabari baracuranze, hazamo akavuyo kenshi. Farani yumva batari kuganira neza ngo bahuze, amusaba ko bafata agatebe k'akabaho bari bicayeho bakajya kwiyicarira hanze hirya gato y'akabari, mu ruhande rwo hepfo hatari hegereye umuryango. Ubwo ni nko mu rubavu rw'iyo nzu hagana hirya. Bicaye aho ngaho ari babiri, Farani amukorakora. Hari umugore wababonye ajya kubwira umugore wa Farani ibyarimo. Bageze aho batereka icupa banywaga hasi ngo babe baganira, amufata ku rutugu atangira kumwongorera. Bakimeze batyo batitaye ku bandi bantu, icupa riri munsi y'intebe, umugore we yaraje. Abageze iruhande ntibamubona. Yaraturutse haruguru, bo bicaye hepfo gato bari kureba mu ruhande rwo hepfo batwawe. Akibasanga bameze batyo, banateretse icupa munsi y'agatebe bari gukoranaho, n'umujinya mwinshi yararifashe maze arikubita inyuma ku mutwe wa Lilith bugira kabiri, rimumenekeraho, inzoga zimumanukaho. Amaraso yaradudubije umukobwa agwa hasi. Umugore yari yahindutse umusazi. N'ubwa mbere yari yifatiye umugabo ari kumuca inyuma ku mugaragaro. Yarabizi ko asanzwe amuca inyuma, ariko ntiyari yarigeze amufatana n'umukobwa muri ubwo buryo. Farani yashatse kumurwanya, umugore amutera igice cy'icupa mu nda kuko ariko bisa Lilith rigahanguka ku mpande, mu ntoki agasigaranamo igice gityaye kimeze nk'icyuma. Yakimuteye mu nda arasunikiriza. Mu gihe ibyo byabaga, hari umusore waturukaga hirya wababonye avuza induru, abandi bantu nabo baza biruka. Nubwo batari babitayeho bwa mbere, Farani ari gusangira na Lilith, abari aho hanze babonye umuvu w'amaraso, bombi bari hasi. Umugore ahagaze aho yarakaye, bahita baza gutabara. Umugore baramufashe, bahamagara kuri polisi babamenyesha ibibaye. Uwo musore wari uteye akaruru ntiyari yakabonye ko uwo nguwo ari Lilith bari baziranye. Yari yarigeze kuba muri rya tsinda ryabo ribyina, nyuma aza kurivamo. Akimubona yahamagaye ambilanse kuko abandi bari babanje guhamagarira polisi batari gutekereza ukuntu babageza ku bitaro. Muri ako kanya abapolisi bahise bahagera, bategereza ko hagera ambilanse ngo babanze kugeza abo bombi ku bitaro. Uwo musore witaga Babu bakiri ababyinnyi, muri we ntiyari yitaye kuri uwo mugabo Farani. Yateraga hejuru ndetse anagerageza kwegura Lilith ngo yumve ko ari muzima. Abapolisi bafashe uwo mugore bamwambika amapingu. Lilith na Farani babajyana ku bitaro. Babu yamugiye iruhande kuko ari we wari wamugiriye impuhwe wenyine. Abandi bumvaga uwo mukobwa ari ishyano ryaje kwibambaza ku mugabo w'abandi. Bumvaga ari we wateje ibyo bibazo byose kuko ntibiyumvishaga ukuntu yahagera atazi n'umuntu, akemera ko basangira, akemera ko amukorakora. Bari bamufashe nk'indaya yicuruza. Amakuru yageze hose, uwo bari Lilith bamenye ibyabaye ko yari ari gusangira n'umugabo w'abandi. Umugore we yaza agakoresha icupa bari bateretse hasi akabamenagura. Nyina yihutiye ku bitaro asanga Babu ari we umwitayeho. Uwo mugabo wari urembye cyane ari kumwe n'undi mugabo wundi. Babu yari yanze kumusiga kuko aramufitiye impuhwe nk'umuntu bigeze kubyinana aho baziranye. Mu gihe umugore ateraga icupa ryari risongoye nk'icyuma, umugabo we Farani wasangiraga inzoga na Lilith, amaraso menshi yaravuye kuko yari yahamije hafi y'umutima. Kwa muganga bagerageje uko bashoboye ariko birangira aguye mu bitaro ku munsi wa 4.
yapfuye umugore we n'ubundi akiri muri gereza azira gukomeretsa abantu agambiriye kubica biturutse ku kwihorera, kandi kwihorera ni icyaha gihanwa n'amategeko. Muri iyo minsi Lilith yasuwe n'ab'iwabo bose, hiyongeraho Meline na Zara, kandi Babu yamuhoraga iruhande. Muri we yumvaga amufitiye impuhwe atazi aho ziturutse. Urupfu rwa Fran rwaciye igikuba ahantu hose. Abantu batangiye guhanahana amakuru y'amabi Lilith yari yarakoze na mbere yaho, bigera ahantu hose batangira kumuvumira ku gahera. Iyo ataza muri ako kabari, wenda nubwo Fran nawe atari yoroshye, umugore we ntiyari kuza ngo amwice. Niko bamwe babyumvaga, bafata Lilith nk'intandaro ya byose. Abo mu muryango we bakozwe n'isoni kuko bumvaga nta hantu bazongera kunyura. Varidani washyigikiraga mushiki we noneho yagarukiye umugore wamusabira imbabazi mu bitaro kuko yangaga kumwumva iyo yabaga amubwiye uburara bwa Lilith. Kubera ko hari habayeho ubwicanyi bukozwe n'uwo mugore wari muri gereza, iperereza ryisumbuyeho ryarakozwe kugira ngo umunsi wo kuburana azahanirwe icyaha yakoze hari n'ibimenyetso. Abantu batanze ubuhamya bagaragaza ko Lilith nta kindi yakoze uretse gusangira na Farani no kwishimishanya nawe bitarimo kuryamana, kandi katari yakamenye ko ari umugabo w'abandi. Guhura n'umuntu bakagirana ibihe byiza nta cyaha cyari kirimo. Uko nawe niko yabisobanuye mu ntege nke akiri mu bitaro, avuga ko ari ubwa mbere bari bahuye akagira ngo ni umusore kandi ntiyari kwanga gusangira nawe. Ubusanzwe mu mategeko icyaha cyo kwica umuntu gihanwa bikomeye. Umugore yakubise umugabo w'icupa riramuhitana, yakoze icyaha cy'ubwicanyi bukozwe ku bushake. Mu mategeko banzuye ko yamukubise abigambiriye afite umujinya wari uturutse ku mpamvu yo kugira ishyari no gufuha. Amategeko avuga ko umuntu wese wica undi yabigambiriye ahanishwa igifungo cya burundu. Yakoze n'ikindi cyaha gikomeye cyo kwihanira aho kwiyambaza inzego z'ubuyobozi. Iyo umuntu arenze ku mategeko akihorera, aba yarenze ku mategeko no ku burenganzira bw'abandi. Kuri we byiyongeragaho kuba yarakoresheje intwari itemewe, icupa risongo yagambiriye kwica. Byarangiye akatiwe igifungo kitari gito. Ku rundi ruhande, Lilith we ntiyigeze agira uruhare mu rupfu rwabaye. Nubwo ari kumwe n'uwo mugabo Farani bari basangiye mu kabari, nta bimenyetso byagaragazaga ko yari azi ko afite umugore cyangwa ko yashaka kugira icyo amutwara. Nta ruhare yigeze agira mu mugambi wo kwica, nta n'icyo yakoze ngo niba bari kumwica nawe nyine agira akantu yongeraho. Ahubwo nawe yaragambiriwe mu bo kwicwa, ntacyo yari yakoze ngo atere inkunga icyo gikorwa. Amategeko asobanura neza ko umuntu adashobora guhanwa ku cyaha atagizemo uruhare. Lilith rero we bamufashe nk'umutangabuhamya aho gusabirwa igihano. Yahaswe ibibazo n'ubugenzacyaha, asobanura uko byagenze, ariko nta cyaha gihanwa yakoze. Uwo mugore niwe wakatiwe azira kwica umugabo we no gukomeretsa cyane hafi kwica Lilith. Mu by'ukuri nubwo uwo mugore yari yarahemutse ntawigeze amucira urubanza, ahubwo bumvaga yafungurwa hagafungwa Lilith. Abantu bose banze Lilith urunuka, aviriye mu bitaro yisanga nta muntu wo kuvugana nawe afite. Iwabo bamusabye kwicara mu rugo bakajya bamugaburira, bavuga bati tutagenda ukigarurira abagabo b'abandi tugashiduka bakwishe. Icyakora Babu we yakomezaga kumuvugisha akamubaza amakuru, ndetse amenye ko atakiva mu rugo akaza kumusura. Lilith yamaze amezi 4 mu rugo afite inkovu ku mutwe, umutima wari umucira urubanza, yicuza ibyaha byose yakoze byarangiye yapfiriyemo umuntu. Yagishije inama Babu, amugira iyo kuzajya mu rusengero akari bumwigisha akamubwira agahinda ke, akamufasha kwicuza, akiga Bibiliya kandi akabatizwa, akemeza kutazasubira mu nzira mbi. Ibyo yarabikoze ajya mu rusengero, yegera umwigisha amubwira uko yiyumva. Uwo mwigisha na bagenzi be bamufasha gusenga no kumwereka uko asubira mu nzira nziza, abantu bakaba bakongera kumugirira icyizere bakanamukunda. Guhera icyo gihe atangiye gusenga ubudasiba, akitabira amateraniro. Nubwo abantu batangiye bamwinuba, uko yakomezaga kujyayo kenshi niko batangiraga kumva ko yahindutse. Muri iyo minsi abigisha bakomezaga kumuba hafi, ndetse bamugira inama yo gusaba imbabazi abo yahemukiye kugira ngo yumve mu mutima aruhutse. Ibyo na Babu yarabikunze, ahubwo anamwemerera ko azajya gusaba imbabazi hose bazajyana. N'ahandi yahereye atari kuri Zara. Yagezeyo apfukama hasi ararira amusaba imbabazi. Zara wumvaga ko atahinduka abona umukobwa akomeje kandi abikuye ku mutima. Babu yaramufashije amwumvisha ko yahindutse, nawe akurikije ukuntu yari yicishije bugufi akanapfukama, aramuhagurutsa amuha imbabazi. Zara nta mutima mubi, uwo munsi yahamagaye umugabo we Varidani amubwira ko yiyunze na Lilith. Byamukoze ku mutima, ababwira ko agiye guhita atega akaza kubareba nubwo ari kuba aturutse kure. Yaraje aboneraho kongera gusaba imbabazi umugore we, ariko Zara amubwira ko ubwo Lilith yisubiyeho bihagije ngo nawe abe yababarira abandi bose baba baramuhemukiye. Uwo munsi baganiriye cyane, birangira banamugira inama yo kuzagerageza akajya hari afungiye umugore wa Farani akamusaba imbabazi abikuye ku mutima, nubwo bwose kumubabarira bari bizeye ko bizagorana. Yanagombaga kujyayo nubwo atari we warishe Farani, ariko iyo adasangira nawe wenda Farani ntiyari gupfa. Ibyo rero yagombaga kugenda akabimusabira imbabazi. Yarabyemeye. Ku munsi wo kujyayo Babu aramuherekeza. Nubwo bwose umugore yabarakariye ku munsi wa mbere agashaka kwanga kubavugisha, Lilith yakomeje kujyanayo na Babu bakamushyira ibintu bitandukanye nk'uko izindi mfungwa zasurwaga abantu bakazishyira ibintu runaka. Ageze haracururuka. Lilith yamusezeranyije kuzajya amusura buri gihe akamushyira ibyo ashaka byose mu rwego rwo kurushaho gushaka uko yagira umutima utamucira urubanza buri munsi. Nyuma y'iminsi iwabo nabo barabimenye ko yasabye imbabazi, barushaho kumwishimira no kumufata nk'umwana mu rugo. Ubwo kandi niko yakomezaga gusengera ahantu na Babu yasengeraga. Noneho yarabatijwe, bose bamukuraho ibyaha byahashize, batangira kumufata nk'abandi.
yatangiye no kugira inshuti ndetse ashaka n'icyo gukora. Iwabo babonye ahindutse bemera kumuha amafaranga agasubira kwiga gusuka neza. Yarabyize arabimenya, afungura salo ye bwite, atangira akoresha abakozi bake, agenda azamuka gutyo gutyo. Aho amariye guhindukira, Babo wakomezaga gukurikirana amakuru ye amuba hafi, barabaye inshuti, yamutekereje abona ko yahindutse koko kandi ko ari kwiteza imbere, amusaba kumubera umukunzi. Kuri Lilith byari umugisha. Ntiyarazi ko umusore wari uzi amateka y'ubugome yari kwemera kumukunda. Yaribwiye ati nzagerageza nitwararike nereke Babo ko atanyibeshyeho, nzamubera umugore mwiza bishoboka. Nyuma na nyuma we na Babo bakoze ubukwe, bashyingiranwa mu mategeko, babana nk'umugabo n'umugore. Buri cyumweru Lilith ajya gusura wa mugore kandi yiyemeje kuzabikora kugeza igihe cyose azaba akiri muri gereza, nawe Imana igikomeje kumutiza ubuzima. Iyo yibutse iminsi ya kera yicuza ko ubuto bwe bukoresheje nabi, akishinga ibyo bagenzi be bitaga agatwiko k'uwo munsi, atazi ko ari ugutwika amahirwe n'ubuzima bwiza bw'ahazaza. Urupfu rwa Farani rwahinduye byinshi, rutuma asubiza ubwenge ku gihe. Ubu ari mu bantu bateye imbere babikesha gukora cyane, kandi akaba mu bantu bafite urugo rwiza rutarangwamo amatika ayo ari yo yose. Yize kubana neza n'abandi ku buryo bari mu bantu bafite inshuti nziza nyinshi kandi zizewe. Babo we ni nka kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwe, amukunda mu mabara yose. Dusoreje inkuru yacu. Nawe uramutse ufite inkuru y'ibyakubayeho wifuza kudusangiza cyangwa indi ari yo yose wifuza kugeza ku bakunzi bacu, watwandikira kuri nimero twashyize muri description ya channel yacu. Ntuzacikwe n'izindi nkuru.